ngira ngo nkuko uri kubibona neza iyi ni imwe muri application ziri gukorerwaho amafaranga n'abantu benshi kandi muri iyi minsi ngira ngo niba ubibona ahangaha mfite amadolari 5.67 ngira ngo reka mbikwereke nawe ubibone neza. Ngira ngo urebye hano hejuru urabona ko dufite amadolari 5.67 na amadolari twabashije gukorera mu gihe kitarenze amasaha 2 kuri iyi application. Guys, ibi ni ibintu byoroshye cyane kuko welcome bonus yonyine ishobora guhita iguhereza amadolari 5. Aya ibi bice bindi bigera muri 67 nibyo nakoreye mu gihe cy'iminota itarenze 10 yonyine ku buryo bworoshye. Kutubazo duciye kubaza muri bumwe mu buryo bugiye butandukanye. So reka nkwereke mu buryo bumwe bugiye butandukanye ushobora gukoreramo aya mafaranga. Ndakwibutsa yuko izi ngizi ari zimwe muri application ziri gutanga amafaranga kandi zizewe cyane online business. Hari amafaranga kuri wowe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kuba wabasha gukorera aya mafaranga. Nawe rero nicyo gihe kiza kugira ngo ubashe kuba wakwakira aya mafaranga. Ahangaha rero hagiye harimo uburyo bwinshi bugiye butandukanye ubasha gukoreramo amafaranga. Reka nkwereke bumwe muri bwo, uraza ugakirika ahangaha gutya ukareba uburyo bugiye burimo bwo gukoreramo amafaranga. Okay guys, niba ubibona neza hano harabanza icyo bita surveys nk'ibisanzwe. Izi ngizi murazimenyereye gukoreraho amafaranga mu masurveys. Hakaza uburyo bwo gushopinga. Ahangaha naho urashopinga ukabasha kubona amafaranga bitewe n'ibyo washopinze. Hari icyo bita Referral cyangwa Referral friends. Ibi ngibi ni bwa buryo bwo gutumira busanzwe bukoreshwa mu gihe umuntu abashije kuba ashoboye gutumira umuntu akabasha naho kuba yakoreramo amafaranga. Ama offers ngira ngo nayo murayasanga musanzwe muyazana yarimo. Hakaba n'icyo bita games nazo zirimo ahangaha. Hakaba n'icyo bita search. Iyo searchinze ijambo runaka baguhaye ukarisearchinga naho babasha kuba baguha amafaranga. Ahangaha harimo uburyo bwinshi bugera kuri 5 wakoreramo amafaranga. Guys, nucike intege, amafaranga arahari online business, nta kibazo nawe wabasha kuyakorera. Mbere yuko dutangira rero muhaye ikaze wowe uri mushyashya kuri YouTube channel. Iyi ni YouTube channel ikora icyo bita social media business. Muhaye ikaze rero kandi nkutsa gukora subscribe wowe uba hageze ari ubwa mbere. Wibuke no gukora kunzogera kugira ngo tuzacikwa n'ibindi biganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Wowe rero wayikoze kera cyangwa dusarura kuri YouTube channel uri umuntu w'agaciro, umuntu w'umugabo ku deshapo. Guys, reka rero dutangirane na account nshyashya tukwereka uburyo nawe wakinjira muri iyi application ukabasha gukoreramo amafaranga menshi agiye atandukanye. Okay, let's go. Reka turebere hamwe rero mu buryo wakiyandikisha muri application, kandi mwibutsa neza yuko ugomba gukurikirana ino video kugeza irangiye kuko harimo byinshi utagomba gucikwa. Nagomba gucikwa n'ikintu na kimwe kuko harimo iby'ingenzi ugomba gukurikirana kugira ngo step by step itaza kuba yagucika ukabasha kuyoberwa uburyo byifashe n'uburyo uzajya winjira muri iyi application. Kandi nizeza abantu bahora bambaza ibibazo bigiye bitandukanye ngo application yabacanze kuyinjiramo nuko utabashije gukurikira video yose uko nagiye nyikubwiraho ngo ukabura uko wakinjiramo kandi narabigusobanuye. Okay, reka dutangire rero. Uraza muri Chrome yawe cyangwa se ukaza muri Google ya ugasearchinga ijambo bita inboxdollar.com. Uraza rero hano gutya ukinjira ahangaha. Reka dukoreshe Chrome, niyo yoroshye cyane. Uraza hano muri Chrome nk'ibisanzwe ahangaha. Chrome ngira ngo urayibona ni iyi ngiyi. Uraza rero ukinjiramo gutya ugasearchinga ijambo inboxdollar. Uraza wandike ahangaha. Okay guys, wandike inboxdollar. Ngira ngo niba ubibona neza ngiyi hano yazamutse ni iyi ngiyi. Uraza rero ukirike ahangaha kuri inboxdollar. Numara ukirika ukinjira muri inboxdollar barakuzana kuri tablo imeze nk'ingi. Ngira ngo urebye neza aha barakubwira ngo join for free. Warangiza agahita bakwereka yuko ugetinga cyangwa se ubasha kwakira bonus y'amadolari 5
ngira ngo urabibona ahangaha. Nta kindi ukora rero, uraza ukemeza ahangaha kuri aka kantu, ukaza ugakirikaho gutya. Wamara gukirikaho ugahita uza hano handitse continue with Google, continue with Google, ukaza ukemezaho gutya, cyangwa se ugakoresha continue with email cyangwa continue with Apple. Ibyo byose ni uburyo wakoresha, ariko reka twinjire dukoresheje Google twebwe. Turakirika hano kuri Google nk'ibisanzwe, nkwibutsa yuko uranza ukavivura kari akantu mbere yo kwemeza kuri Google. Okay, turahitamo rero zimwe muri email dufitemo hano, turaza duhitemo iyi ngiyi twebwe. Iyi ngiyi niyo turi buhitemo. Iyi ngiyi rero nawe numara guhitamo imwe muri email zawe, barakugeza hano hameze uku nguku. Urahita uza rero ujye hano kuri continue. Ahangaha uraza ukirike kuri continue. Numara gukirika kuri continue rero barakugeza ahantu hameze uku nguku. Ngira ngo niba ubibona, twinjiye muri application yacu. Guys, ngira ngo urabibona ko twamajije kuyinjiramo. Ahangaha barakubwira ngo complete these activities by February 20 to get $0.5. Aya ngaha barakubwira ngo byuzuze ubundi ubashe kuhabwa aya madolari 0.05 y'amadolari ubashe kuyakira. Barakubwira rero hano hejuru kugira ngo ubashe kuba wakakira ari amafaranga, ikintu cya mbere waza confirming email hano hejuru. Reka makwereke neza ahangaha kuri confirm your email. Uraza rero ukonfirming hano kuri email gutya. Numara kwinjira gukonfirming email yawe rero, nibwo uri bubashe kubona ari amadolari 5. Ngira ngo urahabona ahangaha. So guys, numara gukonfirminga your email ahangaha, uraza ukirike hano kuri confirm your email ahangaha. Urahita umanuka hasi, hano hasi cyane, uramanuka hano hasi uze hano ushyiremo ukanda hano kuri send a verification email to the address. Urahita uza ukirike ahangaha kuri send verification email address. Urahita uza ukirikeho. Numara gukirikaho rero nta kindi bigusaba, urategereza ho gatoya. Hano bavuga ngo please check your inbox. Reka turebe muri inbox yacu ya email, turebemo message batworereza. Okay, ngira ngo message turumva ije, reka turebe uko imeze. Nta kindi dukora rero, tuhita tujya muri email address yacu, tugende turebemo iyi confirmation yayo. Turaza twinjire muri email ahangaha, turebemo notification ya email baduhaye ya confirmation. Ngira ngo murayibona aha hejuru yuko yamajije kuhagera. Nta kindi dukora rero, turaza dukirikeho gutya tuyifungure. Nitumara kuyifungura nta kindi, turaza hano hasi tuyikirikeho turebe wese batubwiye iki. Icyo batubwira nta kindi rero, badusaba kongera kandi n'ubundi kuba twakirikaho kugira ngo tubase verifyinga. Ni ibintu byoroshye cyane, buri wese yakora kandi bidatwara umwanya munini. Mwibutsa yuko izi application igihe waba utari gukoresha VPN ntabwo zikunda, kuko nizo muri Amerika ugomba kuba wabanza ugafungura VPN. Ndashyira mu linki munsi y'iyi video mubashe kureba uburyo wafungura VPN wakoresha mu buryo bwo kwinjira muri iyi application. Udakoresha VPN ntabwo ushobora kwinjira muri server zabo, kuko ni abanyamerika, tukaba turi hano mu Rwanda. Guys, rero nta kindi dukora, turaza aha hasi handitse start to survey. Okay, ngira ngo reka makwereke neza. Ahangaha niho uza ugakirika, ahangaha tugakirikaho gutya. Nitumara gukirikaho gutya rero, bahita dusubiza muri Chrome nk'isanzwe, n'ubundi twinjiremo dukirike kuri Chrome. Nidukirika kuri Chrome rero, n'ubundi baragenda twinjize muri ya website yacu kugira ngo bakonfirminge ya madolari yacu 5 tugiye guhita twakira, kuko turi we dukonfirminze email address yacu. Okay, iyo bigenze gutya rero nta kindi ukora, hano uraza ugakora survey ya mbere. Wamara gukora survey, iyi survey baguhereza ya mbere, iyo umajije kuyikora amadolari yawe ahita yijyanaho direct. Turaza rero twinjiremo ni hano muri survey, tuze tuyuzuze turebe ukuntu
twahita twakira ari amadolari yacu 5. Survey rero nta kindi ukora, uraza ukirike kuri survey gutya hano kuri text survey ahangaha kuri text survey. Iyi survey rero bagiye kuduhereza nayo turabasha kuyikoraho amadolari 0.50 aya ngaya ni amadolari 0.50. Reka dukore imwe muri survey tugiye kuba twabasha kwakira aha ngaha. Reka dutegerezeho gato rero babashe kuduha survey yacu tugiye gukora, turebe uko imeze. Uramanuka rero hano hasi handitse ani 0.50 hano hasi, reka makwereke ahangaha niho uri buze ugakirika gutya, ubundi ugatangira gukora survey zawe zigiye zitandukanye. Reka duhere kuri iyi ya mbere tuze tuyuzuze. Uramanuka rero hano hasi handitse aka kantu gutya, uramanuka hano hasi uze uvivure kuri aka like gutya, uze wemezeho uko itukomeza hano kuri continue. Ahangaha araza ukirike hano kuri continue. Numara ukirika kuri continue rero baratangira kubaza utubazo duto cyane tworoheje buri wese yabasha kuba yasubiza. Okay, hano barakubwira ngo you understand. Yes, I understand. Urakirika hano kuri I understand, ukirikeho. Nurangiza bakubaza hano uze wowe ukirike hano kuri agree, hano kuri agree uze ukirike kuri agree. Nubundi wongere ukirike kuri agree kugira ngo utangire ubazwe utubazo twabo tugiye dutandukanye. Reka dutegerezeho gatoya dufunguke, ubundi tudusubize, dufate umwanya muto cyane tudusubiza. Okay, hano ngira ngo urabona barakubaza ngo yamu uremeza niba uri umugore cyangwa uri umugabo, uraza wemeze ngiye gutya, nurangiza ukirike. Reka mbikore vuba vuba kugira ngo byihute. Urahita numara kwemeza ahangaha urahita uza hano kuri continue. Urahita umanuka hano hasi handitse what your age, ahangaha uraza n'ubundi uze wemeze ahangaha, uhite ushyiramo imyaka yawe. Numara gushyiramo imyaka yawe urakanda kuri continue, wongere utegereze bongere baguhereze ibindi. Ngira ngo urabona hano hasi ko biri kwirodinga. Aha hasi ngira ngo urabona ko biri kwirodinga. Hano barakubaza ukwezi. Okay, ushyiremo, nurangiza ushyiremo day, ushyiremo n'umwaka, nurangiza uhituza kuri continue. Okay, urashyiramo umwaka wawe ahangaha gutya, nurangiza uze kuri continue. Ibi ngibi rero reka tubikore mu gihe gito cyane, nitubirangiza tubone gukomeza video kugira ngo itaza kuba ndende, kuko ntabwo nifuza kiza kuba ndende cyane. Ngira ngo uko urabona uko usubiza video niko bagenda bakwereka utuntu tugiye dutandukanye. Ngira ngo witegereje hano hejuru ahabona aka karongo k'icyatsi akangaka, kugenda usubiza ikibazo kagenda kuzura, iyo kaje kakagera ahangaha biba byuzuye, bahita baguhereza amadolari yawe. Reka ngewe rero mbisubize vuba vuba kugira ngo byihute. Hano barakubaza level ya education, amashuri wabashije kwiga rero ni ayo wasubizaho yose hano ntacyo bitwara. Reka dushyireho hano kuri high school hano gutya kugira ngo tubashe kwihuta. Tuzano hasanitse continue kugira ngo twaye gutinda. Reka tubisubize vuba vuba cyane. Okay, harimo uburyo bwinshi bagenda guhitishamo ugahitamo ikintu kimwe. Ngira ngo reka dukomeze ahangaha naho barakubaza
niba ukodesha apartment cyangwa se niba inzu ari yawe, wowe nushaka wemeze ko ukodesha apartment, ahangaha ntacyo bitwa bitumanuka hano hasi kuri continue nk'ibisanzwe. Okay, reka tubikore vuba twihuta. Hano harakubaza abantu baba baboneka iwawe, hano reka twemezeho ko ari umwe, ubundi dukomeze kuri continue kugira ngo tubashe kwihuta iyi video ye kuba ndende cyane. Hano barakubaza niba utwite cyangwa ufite umwana cyangwa ufite amezi 9. Okay, uraza hano ugahitamo icyo ushaka, reka dushyiremo icya mbere, bundi dukomeze kuri continue kugira ngo byihute. Ahangaha naho barakubwira abana baba ufite imyaka baba bahagazeho, reka dushyireho kuri 1 n'ubundi dukomeze twihute vuba cyane. Guys, nkwibutsa yuko ugomba kwibuka yuko ugomba gufungura VPN kugira ngo ubashe kwinjira muri server z'iyi application, kuko ntabwo ushobora kuzisacinga bibe byakunda mu gihe waba utari gukoresha VPN. Ndagushyira link munsi y'iyi video kugira ngo urebe uburyo wafungura VPN ukaba ariyo ukoresha winjira muri iyi application, kuko ni y'Abanyamerika kandi hano turi mu Rwanda izo server z'Abanyamerika ntabwo tuzemerewe. Nibwo buryo bwiza rubasha kwinjira muri iyi server y'iyi application. Okay, dukomeze ntacyo bitwaye. Okay, reka nkomeze. Hano barakubaza rero aho hantu uturuka. Hano reka twemeze wenda yuko duturuka muri Colombia n'urugero ndi gutanga. Okay, tuze twemezeho gutya, niturangira dukomeze kuri continue. Hano ibyo utabashije kusobanukiwe, hano bakubaza niba uri umwarabu cyangwa se niba uri umweru, umuzungu cyangwa uri umunyamerika w'umwirabura. Reka twemeze ko turi umunyamerika w'umwirabura gutya, ugahita ukomeza kuri continue n'ibisanzwe. Okay, ugakomeza. Hano barakubaza employee full time, niba ukora igihe cyose cyangwa ukora igice cy'umunsi. Reka twemeze hano kuri 1, niturangiza tujye kuri continue kugira ngo twuzuze uriya murongo wacu tuwuhindure. Hano bakubaza ibintu ukora, reka twemeze accounting gutya, dukomeze tujye kuri continue. Ahangaha naho baratubaza amafaranga dukorera, reka twemeze $5,000 gutya, dukomeze kuri continue kugira ngo twihute cyane. Hano bakubaza ibyo muri amatungo icyo waba ukunda, reka twemeze wenda ko dukunda agapusi hano kuri cat. Okay, kugira ngo urahabona kuri cat, twemezeho ubundi dukomeze hano hasi. Dukomeze hano telefone ukoresha, niba ari Apple cyangwa Google Pixel cyangwa Samsung, reka dukoreshe. Ushatse wakandika ko atari ngombwa, hano ukemeza kuri ada cyangwa se ukemeza nk'ahangaha ukikomereza. Nta kiba kirenze ku byo wemeza. Ahangaha barakoza niba ari Android phone cyangwa se Android tablet cyangwa desktop, akaza ukemeza kuri Android phone. Ahangaha ugahita ukomeza ukaza hano bakakubaza ururimi ukunda kuvuga, kadushyiremo Icyongereza. Okay, hano bakakubaza imbuga ukunda gukoresha, reka twishyiremo wenda YouTube kugira ngo twihute tudatinze. Okay, ahangaha kakubaza niba uri single cyangwa uri married, reka dushyire ko turi married gutya, ugakomeza. Hano bakakubaza zip code. Okay, zip code hano rero ushobora kuza ugashyiramo iyi ngiyi 0012, ukaza hano ugakomeza. Iyi barayanze, reka dushake kuri Google zip code za hamwe muri biriya bihugu iyo twakoresha. Okay, urahita rero uza ushyiremo iyi zip code, ngira ngo urabona ni 07008. uhita ukanda kuri continue nk'ibisanzwe. Numara ukanda kuri continue, ira ni zip code muri Amerika nshizemo. Uhita uza hano kuri bindi nabyo wanditsemo financial accounting, uze wemeze gutya. Nurangiza wowe niba hari ibyo by'ukuri ufite uba ari byo ushyiramo, niba hari ibyo bitari ukuri gukoresha ushyiremo ibyo ubonye byose, ntacyo bitwaye. Hano location hano uze ushyiremo gutya,
urangize ukontine ukomeze, nurangiza hano uze uhitemo gutya wenda consultant hano hasi ukirikeho, ubundi ukomeze mpaka kari akantu k'icyatsi kuzuye. Ngo niba ubibona neza hano baratubwiye ngo you earned ahangaha you earned $0.50. aya ngaya ni amafaranga agera kuri 500 y'amanyarwanda, ngira ngo niko bimeze. Okay, iyo urangije rero nta kindi ukora, uhita usubira inyuma cyangwa se ukawaza ugakora izindi survey. ngira ngo izi zose nizo mwagenda mukomeza mukagenda mukora, ariko twebwe reka dusubireho inyuma gatoya. Okay, reka dusubireho inyuma gatoya. Okay, reka dusubireho inyuma gatoya noneho ubundi twikomereze. Okay, ndabona VPN iri kugenda gakeya, reka dutegerezeho gatoya turebe uko bimeze. ngira ngo urabibona yuko 0.5 yacu 0.50 yacu twamajije kuyakira, ngira ngo urabona kuri balance yacu yamajije kugeraho. Okay, reka turebe, ndabona ya email yacu itara confirmed, reka twongere dukirikeho turebe uko bimeze. iyo umaze gukora survey rero uraza buri munsi ukajya ukora survey, ushobora no gukora survey zirenze imwe. nta kindi ukora rero, urakomeza ukajya unyura ahangaha ukaza ukareba ubundi buryo bwose bugiye burimo butandukanye wagenda ukoreramo amafaranga. nta kindi ukora, uraza ugaca kuri utu turongo dutatu rero ikintu tugufasha bituma uza hano ukamenya ibikorwa aho biherereye ugomba gukora. nk'uko nyirango nabikweretse ahangaha hari survey nk'ibisanzwe ya buri munsi, hakaba offers, hakaba game, hakaba ndetse na shop, hakaba na gutumira ifera, hakaba na search. byose n'uburyo ugiye kugenda ukoreramo amafaranga. Okay, reka twinjire wenda mu rugero kuri game. ngira ngo ugiye kuri game baraguha game nyinshi zigiye zitandukanye, wowe ushobora kujyaho ugakora ukabasha gukoreraho amafaranga. ngira ngo nk'uko ubibona hano harimo amagame menshi agiye atandukanye. ngira ngo urebye witegereje urabona nk'izi game zose zigiye ziho amadolari atari makeya. gusa mwibutsa yuko izi game iyo uzikiniye ugenda ugira amarevo, buri revo iba igiye ifite amafaranga bagenda baguhaho. ubwo rero wowe iyo uje ugakirika kuri imwe muri game bahita bagusaba kugenda ukaba wainstalinga muri telefone yawe. uko ukina rero ukaba aribwo ugenda ubona amafaranga. Okay, harimo n'ubundi buryo bwinshi nyine bugiye bitandukanye ushobora kuba wagenda ukoresha. ngira ngo tugiye kuri Referral, urabona kuri Referral hano barakubwira ngo iyo utumiye umuntu umwe babasha kuguha amadolari 3. ngira ngo urayabona ahangaha, uhabwa amadolari 3. wamara kuhabwa amadolari 3, hanyuma ibikorwa yajya akora, amafaranga azajya akorera buri munsi uzajya ubasha kubonaho 10%. ngira ngo hano urabibona, ubona ko bakubwira ko uzajya ubasha kwakiraho 10% ku mafaranga yakoreye. Okay, gutumira rero nta kindi ukora, uraza hano ugakora copy kuri iyi link iri aha hasi, warangiza ukayohereza umuntu ukaba uramutumira. ugakanda no kuri copy link ukayikopiya ukabasha kugenda ukayihereza umuntu, ukaba wayohereza ku ma WhatsApp cyangwa se ukaba aho wayohereza hariho hose. uraza ugakora copy yayo, nta kindi ukora, uraza ugakora copy. ngira ngo urabona ko link yabaye copy. Okay, reka dukomeze rero turebe n'ubundi buryo bugiye butandukanye. urongera rero kandi ukaza ahangaha muri wibutsa ko game survey ni buri munsi, game ni buri munsi. ama offers hano kuri offers naho uraza ukareba ama offers hano bijyanye na making money cyangwa se ngira ngo harimo uburyo bwinshi bitya wagenda ukoresha. reka twinjire muri imwe muri zo, reka twinjire kuri iyi ngiyi.
ngira ngo urabona ko naho hariho ibintu byinshi bigiye bitandukanye wakoresha mu buryo bwo kugira ngo ubashe gukoreraho amafaranga. naho nshaka video iba ndende nawe uba wabonye uburyo nzifunguramo cyangwa uburyo mba nazinjiyemo nawe waza ukabikurikiza. Abantu yandikira inbox bambwira ngo byabananiye kubikora, wowe nkwereka detail y'ukuntu ushobora kwinjira muri game n'ukuntu ushobora gukoraho amafaranga, ibindi nawe uragenda ugakomeza gake gake kuko njyewe video ntabwo mba nshaka kiba ndende cyane. aha hose hari amafaranga. So guys, reka mbereke rero uburyo iyi application ushobora kuyibikuzaho, nicyo kintu cy'ingenzi gikomeye dusigaje kureba. Uraza rero ubundi ugaca kuri twa turongo dutatu bisanzwe ahangaha, wamara kwinjirayo ugahita uza hano hasi handitse my reward, hano ngira ngo urahabona ahangaha, kaza ukandika kuri my reward, yewe n'ibindi byose my bonus niho uza ukabisanga, my profile, my request payment, byose niho uza ukabisanga. So uraza rero ugakanda hano kuri my reward hano hasi, warangiza kwemezayo bahita bajyana kujyana ahantu hameze gutya, ugahita uza ugakirika hano hejuru ahangaha ukemeza, cyangwa se niyo wakanda gutya ku mafaranga nabyo ntacyo bitwaye. nta kindi bakwereka rero, bahita bakuzana hano hasi ukaza ukareba ahangaha hasi hahera umanutse hano hasi hahera rero nta kindi ukora, ngira ngo urabona handitse rewards, ngira ngo urabona ahangaha reward. Uraza rero ukareba hano harimo uburyo bwinshi butandukanye, harimo Amazon gift card, hakabamo PayPal cash, hakabamo na Oro gift card. Ibi byose ni uburyo burimo butandukanye. Reka twinjire kuri my PayPal kuko iyi account byanga bikunda ikoreshwa na PayPal kuba wayibikuzaho amafaranga kuko ariyo muri Amerika. iyo ureje ukinjira kuri PayPal kuko ari ubwo buryo bushoboka bwo kuba ariho wabikuriza izindi kadi zose zirimo hano, nazo bishoboye wazikoresha, ariko barakubwira ngo you can redeem your first reward once you have earning $15. barakubwira yuko amafaranga ushobora kubikuza ari amadolari 15, kandi ngira nk'uko ubona hano tumaze kugira amadolari agera muri 5.66 ku munsi niyo twakoze. uwo rero ufite gukora cyane ukagenda ukabasha kugera ku madolari 15 ukabasha kubikuza ayo mafaranga. aya rero wowe ushobora kuyakora mu gihe gitoya cyane ushyizemo imbaraga n'umwete, kuko ngewe ntabwo bise nyuzuza aka kanya ngo mpite nyabikuza, ngukore video kugira ngo nkwereke uko amafaranga ushobora kuyakorera na website, uburyo ushobora kwinjiramo n'uburyo ushobora kuba wanyuramo uyabikuza. niba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutubaza, twandikire muri comment utubwire, natwe tugufashe kukigeraho nk'uko ubyifuza. twebwe turahari ubwawe. niba udafite PayPal account utwandikire utubwire tugufashe kuba wayifungura. guys, reka rero tuzasubire mu zindi video zacu z'ubutaha. icyifuzo cyane n'igitekerezo ubyandike muri comment, wibuka gukora like na subscribe kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro tuzajya tukugezaho umunsi ku wundi. ciao ciao, bye bye, turabakunda.